Kazuba mu Ruhengeri yaje ndagenda ndicara, noneho ariko nkaba nanjye nari ndwaye kumwumva avuga. Gize amahirwe tuba dukubitaniye i Kigali mu itorero ry'umuprofete bita Ernest. Noneho arigisha arahanura ngo ngereho, dore ko dukunda ubuhanuzi kubi kandi mu bukunde n'ubu nahanje guhanura. Amen. Atumva nkubwire Pastor Mute nti ati Imana irambwiye ngo bagiye kukuvuga ngaho. Ikibazo ntabwo ari intambara, ikibazo Imana irazizi. Hari uburyo butatu tubonamo n'intambara. Hari intambara. Ikintu cya kabiri ndi kugenzwa n'amakuru meza nkuzaniye y'ibintu bitatu Imana igiye kugukorera. Ubundi se wabyara tatawe aramukoroga, aramubisiringira, aramubabaza. Ijambo rirambwiye ngo taye nivo sikia tayimo nyumva muja wanje yego dala boneta ndima papa ikubwiye ngumva rebo sanse dotari belevo sanse kuko wari wambaye revo sanse minivo sikia minivo sanse bawurasha imyambi redemone sanse, ariko nkubwire ngo ndimana ikubwiye ngo akira undi mwenda. Twebwe mu rusengero rw'iwacu umuhanuzi iyo Imana imunyujije byakaguhanurira umuhituro nkorera mu isakoshi mpaga telefone gatoya. Alleluya, alleluya. Kandi ubwo hari abantu batarabyumva. None si Imana ikubwiye ngo nzakwishyurira amadeni, hari amafaranga ava mu ijuru cyangwa uyakura mu bantu? Sawa rero, Imana ishimwe cyane. Nditonze cyane kubera uburyo ndi kumvira iteraniro, ariko hirya yo gushimira Imana ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwangiriye icyizere bukantumira kugira ngo mpagarare imbere y'abantu bakomeye nkamwe. Burya nta muntu woroha, horoha igihe harimo kandi hanakomera igihe harimo. Burya ntawe ukomeye, hakomeye igihe umuntu aba arimo. Amen. Ndabishimira Imana rero kuba mpagaze imbere y'abakecuru bambyaye na bakuru banjye na barumuna banjye, kandi mwese mwicaye mutuje, mutagiye kumva ibintu navanye mu ishuri, mutagiye kumva ibyo nahawe n'ababyeyi, mugiye kumva ijambo ry'Imana. Mpagaze hano mu izina rya Yesu, si byo gushimirwa? Amen. Mushumba ni inshuti yanjye cyane, ariko hari igihe nari ngiye kumwanga habura gato, ngeze aho ndavuga ni nabamuhoye ubusa. Twahuriye ahantu mu ivugabutumwa, nakataje rwose nawe yakataje. Kazuba mu Ruhengeri yaje ndagenda ndicara. Ubwo nari maze iminsi mvuye muri Kenya, nsanga ahantu mvuye nawe ngarahavuye, baramuhimbye akazina bamwita ngo ni Pastor Yero. Yari yambaye ikoti ry'umuhondo, bakajya bambwira ngo Pastor Yero yavuye hano. Noneho ariko nkaba nanjye nari ndwaye kumwumva avuga. Gize amahirwe tuba dukubitaniye i Kigali mu itorero ry'umuprofete bita Ernest. Noneho arigisha arahanura ngo ngereho, dore ko dukunda ubuhanuzi kubi kandi mu bukunde n'ubu nahanje guhanura. Amen. Atumva nkubwire Pastor Mute nti ati Imana irambwiye ngo bagiye kukuvuga ngaho. Nabaye depite se, nabagiye kumvuga se, nagize arambwira ati bagiye kukuvuga, bongere bakuvuge, kandi saba pagani, uzavugwa n'abapasteri, abakozi b'Imana, abantu muhuje umwuga, abantu muhuje kwitirirwa Imana, nibo bagiye kugushyira nka hariya, bakakudarapa, bakakorosera, bakakuvuga ukuri n'ukutari. Atari kuhumure bizamara amezi 3. Noneho nkanjye ukorera ku musozi w'itangazamakuru, boneyeho no kwakira abantu ndi kureba hano, ntabwo nari nzi ko niburera zino kamera ziba zihari. Ni ahantu hatari kamera rwose. Abanyamakuru mwubahwe, hari ibyo Imana yakoranye nanjye cyangwa yankoreye ibakoresheje, ntabwo njya mbasuzugura. Kandi ikindi
nsuhuje umuntu wese uzumva ubu butumwa igihugu cyose azaba aherereyemo. Imana iduhana umugisha. Mbizi neza ko ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo gukora, kandi Theo yararimbye ngo ni Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Ahantu hose Imana irahari kandi irahakorera mu gihe ishatse. Amen. None ambwiye ngo amezi 3, atekereza mbona nta muntu bajya bavuga amezi 3. Iyo bakabije n'icyumweru 2, amezi 3 nzaba nagize, sinzaba nibye subukuko ntangira kujya nigengesera, mbese nigengesera cyane ngo batazamvuga. Shareka mbabwire Yesu araryoshye. Amen. Niba hari ikintu kiryoshye nuguhura n'intambara Imana irimo, nuguhura n'intambara Imana izihagazemo. Noneho igitondo kimwe iby'Imana yavuze binsohoreraho. Baramvuze ukwezi kwa mbere kurarangiye, ndihangana mvuga ningiye kwihangana. Sekazuba yambwiye 3, ngiye kwihangana no kwa 3 kurangiye. Uko wa 3 ni kurangiye, ngiye kumva numva umuntu w'i Burundi arampamagaye ati Imana irambwiye ngo bagiye kukuvuga amajambo menshi ameze nk'inzuki. Ati kandi n'izoba yavyemeye. Ndavuga ntariko se ubu ibintu Imana iri kwemera n'ibiki? Ariko nkajya mvuga nti na 3. Rero 3 y'Imana nta wamenya yariyo. N'uyu munsi baracyavuga, ariko nyine ntibazakubeshye wirukankana umugabo kazamumara ubwoba. Sambaraga zose zandwanyaga waziri bati y'igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe singiy'abantu, mbaraga zawe singiza idashoboka. Ogera abana bawe imbere yawe, nawe birashoboka. Amen. Haleluya. Ikibazo ntabwo ari intambara, ikibazo Imana irazizi. Hari uburyo butatu tubonamo n'intambara. Hari intambara Imana iba yemeye ko zitugeraho. Hari n'intambara Satani akereya akazana gutya. Hari n'intambara natwe ubwacu twihamagarira. Muri izo ntambara uko ari 3, 2 muri zo ziroroshye. Muri intambara wihamagariye urapfuka mugasenga ugasaba Imana imbabazi, Imana igahita ibirangiza. Iyazanywe na Satani dore ukubiti 3, iminsi 3 Satani abahiye akuvuye imbere, ariko iby'Imana yasinyiye ikavuga ngo azabinyuramo. Sha nubwo wasenga 40 ugakubitaho 60 ugakubitaho 70, Imana ntizigukuramo ahubwo izikurindiramo. Haleluya. Haleluya. Ariko nawe iyo uzivuyemo, umugabo yaravuze ngo izi nzira nyuramo, uwo niyo izizi uko zatangiye ikabizi nuko zizarangira. Izizi nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Haleluya. Oh haleluya. Amina. Hanyuma ndashimira Imana ko ndi mu Burera kandi ndi kugenzwa n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ndi kugenzwa no kuvuga ubutumwa bwiza, sibyo? Ikintu cya kabiri ndi kugenzwa n'amakuru meza nkuzaniye y'ibintu 3 Imana igiye kugukorera. Kidasaba amaboko se ko ntaho yandika ibaruwa se ngisaba imfashanyo, nta nubwo mfite ubwoba n'isoni byo kubikubwira,
kuko iyabintumye ibifitiye ububasha n'ubushobozi. Aleluya. Bwira abantu babiri, uw'iburyo n'uw'ibumoso, ngo ube maso, hari ibintu bitatu Imana igiye kugukorera. Ariko ubwo Imana yatandukanyije inyanja mo kabiri, Abisiraheli bakambuka, ni wowe uje kubeshya? Oya, ubu ni wowe uje kwigirizaho nkana? Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Ibiganza bya Yesu biracyakora ibitangaza. Ibiganza bya Yesu biracyakora ibitangaza. Biracyakiza abarwayi, biracyakora ibitangaza. Ibiganza bya Yesu ntago byagarukiye ku mugore wari umaze imugongo imyaka 12, ntago byagarukiye kuri Barutomayo wari impumyi. Ibiganza bya Yesu ntago byagarukiye kuri babandi bari bahetse ikiriba abwira wa mugore atakira umwana wawe. Murabyumva neza? Na n'iyi saha Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi ni nako azahora iteka ryose. Amina, amina, amina. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni bitatu, hashobora kuza n'icya kane n'icya gatanu n'icya gatandatu. Mushumba aracyahari, sibyo yemwe? Ariko ngewe nzanywe na bitatu. Kandi ngomba guhanura uko nategetswe nkitahira, sibyo yemwe? Murabona ndi umuhanuzi uje guteka imitwe ngo mumugaburire? Nje guteka imitwe se ngo munyambike? Buse hari ikindi cyaba kinzanye aha ngaha? Wakwakira inkuru nziza ya Yesu Kristo. Aleluya, aleluya. Imana iri kugenda ikora ibintu bikomeye. Abakozi b'Imana, Imana igiye guhamagara muri ibi bihe, kubera ko twavuze ubutumwa tubabaye, tuvuga ubutumwa twavuze ubutumwa dushonje bakanga kubwumva bakagira ngo turi gusaba ibiryo. Hari uwo nigeze kubwira ngo Imana imuhe umugisha, arambwira ngo banza uwihe. None Imana igiye gufata abantu ibambike, ibagaburire, ibakarabye bake base neza. Nirangiza ibatume kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Batabita besikoro, batabita imburamukoro, batabita babuze abagabo n'ababuze abagore, batabita amabandi. Imana igiye kubyikemurira. Aleluya. Mariyoneri. Amen. Dufite umuvugabutumwa i Kigali, umuhanuzi ariko unasetsa cyane, wazamutumiye Mariyoneri koko. Yaravuze ngo urabwiriza bakakurebera mu marinete gutya, ngo bakakurebera mu miti yo hejuru, ngo bakarebera no mu yo hasi, ngo barebe uko wambaye. Ibyo bintu rero, kandi buri hari umuntu turi kuvugana. Imana igiye kubanza ibikemura ubundi gutume. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Reka twisomere ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli. Niturangiza turi busome Abaheburayo igice cya 2:18. Niturangiza tubumbe Bibiliya, tumenye ibintu bitatu Imana ikoze muri iri teraniro. Aleluya. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 2020 na kangahe? Ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Abadafite aho bandika mwandike mu mutima, n'abatazi kwandika mwandike handi mwanditse n'ibindi. Ibi ni ibintu bitatu Imana ikoze, kandi Imana ibikoze ibivuze ibifitiye ububasha. Reka dusome mu izina Yesu.
mushakire mikorofone nziza. Twahageze dusome. Ubundi nari gusoma imirongo 3, ariko kubera ko ndebera iteraniro ryicayemo abantu benshi kandi ndi kubona hari abadafite Bibiliya, wasa wenda ari impamvu z'uko batakandagiye mu ishuri batazi gusoma no kwandika, kuko ndebye ukuntu bambaye inkweto zihenze n'imyenda ihenze ntabwo babura amafaranga yo kugura Bibiliya. Reka twumve ijambo ry'Imana. Umuntu aherutse kujya gusenga mu gihe bagitunganye bya mikoro hariya. Umuntu aherutse kujya gusenga, arangije ngo yumva ijwi rimuhamagara rimutuma, ariko ngakumva iryo jwi ngakumva rimeze nk'irya Satani. Atari kuhagarara ngo utume, ariko rero Satani ntacyo ntuma, kuko hano ngengeye mu rusengero kandi hari abana b'Imana, nta butumwa bwawe mfite bwo kujyanayo. Satani ngaramubwira ngo yewe hagarara ngo utume. Use urantuma iki? Terega aho ugiye mfite ubutumwa wanjyanirayo. Reka wenda numve ibintu Satani ashaka kuntuma hari ahantu wasanga yihannye akaba agiye gutanga amatangazo ko atazongera kugerageza abana b'Imana. Ata ahantu ugiye rero nugerayo unsuhurize abantu, hari inshuti zanjye zihari. Undatikatika kwa jina la Yesu. Amen. Zirahari sati zirahari. Nese ndasuhuza abandi. Arareba abona n'abagore basa neza, n'abagabo basa neza, n'abasore beza nko kumumeze. Atari ko hari abantu ye uransuhuriza. Ati sabaye. Babandi ijambo ry'Imana rijyamo bagahita bakingura urugi bakajya kwiyecarira hanze. Nugerayo bamera intashyo zirya n'inshuti zanjye. Ati cyore. Ati reka nta nubwo arabo gusa. Babandi ijambo ry'Imana rijyamo we bagahita bigira kuri WhatsApp bagatangira gutsapura. Nabo nugera ati ati sugira ngo nabo gusa babandi umwigisha ahagarara agiye kwigisha bagatangira kumukritika bahereye hasi bakageza hejuru. Ni inshuti zanjye mba nabatumye ntago bajya bafashwa, mba nabatumye kunenga ntacyo bashima. Nabo nugerayo bampera intashyo. Hatari n'abandi bakane nsigaje babandi ijambo rijyamo bagatangira kwiganirira, kandi ngo Imana yabo nayo iri kuvuga nabo bagatangira kwivugira ibindi, nabo bampera intashyo. Ati yewe reka nzijyane. Ndashimira Imana ko hano ntabarimo pe. Haleluya. Aha ntabarimo. Amina. Subiza Satani ibintu byiwe umubwire kuri kujya mu ijuru. Subiza Satani ibintu byiwe umubwire kuri kujya mu ijuru. Amen. Amen. Mvugira ngo aha ntabarimo. Vuga ngo sindimo pe. Mani duhana umugisha. Sawa. Message yatambutse. Kadusome. Nitwahageze. Iyi mikoro muri kuyumva neza? Nimwumva mutayumva neza uzamura ikiganza umbwira uti sinkumva neza, kuko ni wowe uba wanzanye wandaje ijoro ugatuma mbyuka naryamye ngo nsinzire nkaza umuhanda wose naje ahangaha ari wowe unzanye. Nubona ndi kuvuga ibintu utumva uzamura ikiganza uvuga utariko ibyo bintu bigutuma ntakumva. Ndiyeranja wumve, kuko ngiye nakubwiye kandi ari we naje kubwira mu ijuru bavuga ngo nakoze akazi nabi. Sibyo? Yego rata. Twagiye igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere. Reka duhere ku murongo wa 2. Haranditse umutwe w'ijambo aravuga ngo kuvuka kwa Samweli. Kuvuka kwande? Vuga ngo kuvuka. Kandi ubu hari abantu batari kumenya amakuru y'ibi bintu. Kuvuka ntago ari ugutwita, sibyo? Sawa, ndaza kubigarukaho. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina.
niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo ku mwaka utashye akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Hana yamuhaga 2 kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye indibyara. Uwiteka yari yaramuzibye indibyara. Namwe niko handitse, vuga ngo Uwiteka yari yaramuzibye indibyara. Ongera vuga ngo Uwiteka yari yaramuzibye indibyara. Ongera vuga ngo Uwiteka yari yaramuzibye indibyara. Sawa, twagiye. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yaramuzibye indibyara. Ntirigarutse kabiri. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yaramuzibye indibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye. Kandi yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Nicyo cyamurizaga akanga kurya. Vuga ngo nicyo cyamurizaga. Ngero uvuge ngo nicyo cyamurizaga. Sawa. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati, urarizwa n'iki Hana? Niki kikubuza kurya kandi niki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana arahaguruka aho bari i Shilo. Kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye. Yari yicaye ku ntebe ye. Mvugira ngo yari yicaye ku ntebe ye. Kamvugire neza ngo yari yicaye ku ntebe ye. Mani guha umugisha. Ku nkomanizo y'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka buwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we. Yasabiraga he? Yasabiraga he? Mvugira ngo mu mutima we. Sawa. Iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguka. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ndi umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Ndasubiramo gatatu, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda, arafungura, mu maso he nihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Noneho iteraniro ryose
tugiye kuvuga ngo nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Twagiye, nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Amen. Twagiye Abaheburayo 2:18, uwahageze yasoma cyangwa nkagenda nkahigerera. Twagiye, haranditse ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Kuko ubwo yababajwe no kugerageza ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Kuko ubwo yababajwe no kugerageza ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. 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 Bwira umuntu mwegeranye ngo ihanagure, Imana yumvise umubabaro wawe. Sawa rwose. Noneho mu cyubahiro cye kandi kimukwiriye, ni ukuri pe, ubimubwira umwubashye, umureba mu maso, mubwire ngo ihanagure, Imana yumvise umubabaro wawe. Amen. 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 Naje kubabwira ibintu bitatu Imana ibakoreye, ubundi ngataha nkajya kuryama nkabwira Uwiteka ngo message nayitanze mu Burera, nayitanze no muri Amerika, no muri Aziya, no muri Oceania, hose nayitanze, no mu mujyi wa Kigali, kuko ibi byuma bihari ntago Imana ibibwiye abo mu Burera gusa. Oya, burya ibibwiye umuntu wese ijambo rizageraho, abe mugufa abe muremure, abo wize utariza, abo muzungu abo mwirabura, Imana ibibwiye umuntu wese iri jambo rizageraho. Haleluya. Haleluya. Amen. Noneho ndagira ngo mbabwire ko aya magambo yose maze gusoma ari muri Bibiliya, niyo akubiyemo ibintu bitatu Imana igiye kugukorera. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yesaya riravuga ngo nkuko imvura na sherege bimanuka bigatosa ubutaka ngo bugatanga umwero wabwo, ngo niko n'ijambo ry'Imana ridashobora gusubirayo ridakoze icyo Imana yaritumye. Iri jambo ntabwo rishobora gusubirayo ridakoze icyo Imana yaritumye. Iyo Imana itumye ijambo guhanagura rirahanagura, iyo Imana itumye ijambo guhana rirahana, iyo Imana itumye ijambo kubabarira rirababarira, iyo Imana itumye ijambo kurwana intambara rirwana intambara, iyo Imana itumye ijambo gutanga urubyaro abantu barabyara. Mwitonde, iri jambo ntabwo ryasubirayo ridakoze icyo Imana iritumye ku muntu wese rigomba kugera mu matwi. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Vuga ngo Mana ndahari. Ongera uvuge ngo ndahari. Ongera uvuge ngo ndahari. Nditeguye kwakira icyo ijambo ryawe watumye Pasiteri Mutesi. Amina. Dusomye ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana ririmo ni inkuru irimo abantu bagera nko muri 4. Harimo umugabo n'abagore 2 reba hangaha tungana gutya, ariko burya nta muntu ushobora kwirata ku wundi, buri wese afite icyo amaze. Ijambo ry'Imana ni ijambo ntajya nsiga, nahagara ugatuti nafata mikrofone najya kuri televiziyo ntagira ijambo njya ndisiga. Riravuga ngo kuko turi abo yaremye, Abefeso 2:10, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yitunganirije kera kugira ngo tuyigenderemo. Turi abantu baremewe imirimo, nta muntu waje hano ku isi ataje mu kazi,
nta muntu waje ku isi gushomera, twese twaje mu kazi. Ibyo Imana izagukoresha bitandukanye n'ibyo nkora, ariko igikuru nuko twese ari Imana iba yaduhaye kubikora. Aleluya, aleluya. Aba bantu rero bose uko ari bane, buri wese afite uko yakoze muri iri jambo dusomye. Bibiliya iratubwiye ngo uyu mugabo Elukana igihe cyo gushaka cyarageze, ashaka umugore. Amaze gushaka umugore, ashaka umugore witwa Hana. Hana arashyingirwa nkuko n'abandi bose bashyingirwa, sibyo? Baramuririmbira, dore urakowe, inyamibwa ikeye, nyirabayazana n'indi ugukuye mu rungano ni Elukana, sibyo? Ba nyirasenge baseka, ba nyina wabo, isi umubyara na nyina umubyara, urubyiruko, inshuti ze, nawe yagiye aseka avuga ati umva, umuhungu wanjye wa mbere nzamwita, umukobwa wa kabiri nzajya muhamagara gutya. Agiye yizeye ibintu bikaze, nyine agiye gushyingirwa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kumbi hari ingufuri yari yaraturutse mu ijuru, iragenda we idadira kunda ibyara. Kandi cyaraziraga gushaka mu Bisiraheli ntubyara. Ntago ubundi tayari bagombaga gushaka undi mugore wo kubyara. Hana ngo aragenda agerayo. Haleluya. Aragenda agerayo, ngira ngo baratwikurura nkuko batwikurura ibintu byose tujya dukora kuri ubu ngubu. Na kera bafite ibindi bakoraga, sibyo? Imihango yose iraba. Pastor, hari ubwo yaragiye gipagani, umuntu yaragiye neza, ntiyarashije ababyeyi ishema, hari icyaha yari yakoze, ariko ngo agereyo kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, nyirasenge ati none se Hana nta kintu? Niko rero babaza ababyeyi ngo nta kintu. Mwana wa nta kintu? Terega ntacyo. None se nuratangira gucira ibirayi se ntabwo biratangira kukunukira? Atoya ndacyabirya mba numva bihumura. Hayi tandatu barageze, mwakura kubita. Ariko ibi bintu ntabwo ishyamba ryaba ari ryero. Imyaka irihirika, umugore atabyara. Ni ikintu Imana yemeye ko kimugeraho. Ingufuri, urufunguzo rw'ingufuri ruri mu ijuru, Uwiteka niwe urwicaranye ararubitse. Aragira ati ntacyo, iriya nda nzayihesherezaho icyubahiro. Inde wababeshye ko ibigeragezo byose ari umuvumo? Ikigeragezo kitatewe n'icyaha igihe cyose kiba gihetse umugisha. Aleluya, aleluya. Bibiliya irambwira ngo Elukana ahita ashaka undi mugore. Byagombaga kuba itegeko ko ashaka undi wo gusimbura nde? Hana, ariko atamwirukanye. Ubwo ni uwa kabiri uje kubyara, kubera ko Hana kubyara byanze. Ni ukuvuga ngo bashyizeho ya miti yose, bashyizeho bimwe ba nyirasenge bagiye gukoroga, nyina wabo arakoroga, abadogiteri bo mu muryango ibinini byo kubyara barabinyweye, iyatuma abyara, abashinzwe ibyo kurya bamubwira ibiryo umugore arya agasama vuba, iyo miti yose barayikoresha. Kumbe ibyo barimo, urufunguzo rufitwe n'iyera. Byose birarangira, imbaraga zabo zirarangira, n'iza Hana zirarangira. Elukana ngira ngo nawe yari afite umuryango, kandi yari afite abantu babasha kumufasha umugore akabyara. Ibyo bintu byose barabikoresha birarangira. Haba inama rero, haba inama, baravuga bati nta kundi Elukana, aho kugira ngo uce umuryango, gahunda iriho, sibyo mama Pastor? Gahunda iriho ni uko ugomba kurongora umugore ubyara. Arangije ngo bajya kurambagiza Penina. Penina araza kwezi kwa mbere, yarata ibirayi by'Iburera byari bitangiye kunuka, byari byamubihiye.
kwezi kwa kabiri kwa gatatu nyine atangira gucira. nawe urumva iyo uri gucira hari uwananiwe gucira umuciriramo, kajya aciraho hano areba. arangije ngo arabyara, byara umwana wa mbere, abyara uwa kabiri, arabyara nyine. rero ngo amare kubyara haba ikibazo gikomeye. afata ba bana yabyaye abahindura inkoni yo gukubitisha uw'Imana yafunze urubyaro. umva, mu gitondo saa sita na nimugoroba. wese ubundi imbabazi z'abana urazizi? igisasi uko kiryana urakuzi? ubundi se wabyara data we aramukoroga, aramubisiringira, aramubabaza. ijambo rirambwiye ngo amutera agahinda. siko twasomye? hana ngo aragenda arababara, arongera arababara, agera ku rwego atakibasha kurya. ngo kubera ko Uwiteka yari yaramuzibye inda igira gute? mukeba akamubaza akamutera agahinda kubera ko Uwiteka yagize gute? sha aramucyurira, aramubabaza. hana yareba akana ati urareba iki? maso yawe agira imbabazi? wowe mvuge ko ari imbabazi ugiriye umwana wanjye? mumpe umwana wanjye atamuhereza uburozi. data we, hana arababara, ababazwa n'ibintu adafite icyo yakoraho, kubera ko icyo yabikozeho ntacyo byatanze. bwira umuntu mwegeranye ngo humura, Imana yumvise amarira yawe. Bibiliya tashye bajyaga ishira gutambaho ibitambo. Elukana ngo akareba Penina mama w'abahungu n'abakobwa, ngo akamuhereza imigabane. ngo yagera kuri Hana kubera ko yamukundaga cyane, ngo akamuhereza ibiri, akamuha ibiri, ngo kuko yamukundaga cyane. Hana ngo akayakira. ngo ariko Elukana akabona n'ubundi Hana afite agahinda n'umubabaro. ngo aramubaza ati ariko se Hana, ndashaka kukubaza, ntabwo nkurutira abahungu 10? ni iki kintu kikubabaje kugera ku rwego utarya? ariko undi akaba afite agahinda k'amagambo mabi ari kubwirwa na mukeba, ariko ntiyabibwire Elukana. aravuga ati jyewe mfite ubifitiye ubushobozi, ufite icyo yabikoraho. ngiye kujya muzindukira imbere, ni wowe wenyine ufite ijambo rya nyuma kuri iki kigeragezo mfite. ni wowe wenyine wavuga bikaba, wategeka bigakomera. ni wowe wenyine washyiraho akadomo, ni wowe washyiraho sinyatire, ni wowe wabirangiza, ntabwo ari Elukana. Haleluya, haleluya, oh haleluya. ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga kandi yuko aho tujya hose, yuko gusenga wenyine wandemera umunezero, nanjye ngaheka nkumva uko gutwita bimera, ngashyira ku bibero nkonsa, nanjye nkaba umubyeyi nk'abandi. ni wowe wenyine wakora ibyo Elukana atakora. masenge ntacyo atakoze, mama wambyaye ntacyo atakoze, data ntacyo atakoze, abadogiteri byarabananiye, hahandi nagiye byaranze, ndetse napfiriye bampaye imiti biranga, ariko namenye
kubaka, ni wowe usohora ibyo batasohora, kandi ni wowe winjiza ibyo batakwinjiza. Namenye ko ari wowe. Namenye ko ari wowe. Namenye ko ari wowe. Namenye ko ari wowe. Yarangiza agasubirayo agataha, yagerayo agasanga Penina arakikiye arimo aronsa, ati dore uko kireba, ikigore cyabuze urubyaro, cyaririye ubusa, kinywera ubusa, cyaje mu rugo kuzuza tuwarete, dore uko gisa, dore uko kimeze. Jambo agahinda, agahinda. Yarangiza agasubirayo kavuga ati papa, iyaba ikibazo mfite cyakemurwa n'amafaranga, imiryango yanjye yagurisha isambu, bagurisha n'inka, bagurisha ibintu byose, ariko bakandemera umunezero. Ariko ntabwo byakunda. Password ni wowe wenyine uyifite, umubare w'ibanga ni wowe uwufite, ni wowe wenyine uzi ahantu wakora ngatwita nk'abandi babyeyi, nkabyara. Agasubirayo, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasenye. Tatu dore ya ngumba, dore irahingutse ngiyo, se burari kuva hera? Aterega abavuye gusenga Imana se, buraya se koko arasenga? Dore mbyayaka ari aho ngaho, mbona abyuka ajya gusenga, akora ibishoboka byose amwumviriza. Umuntu mwegeranye ngo wababariye he? Mumbariza ngo wababariye imbere yande? Mbariza mubaze ngo wababariye imbere yande? Mananduburira amaso yanjye ku misozi, mbegutabarwa kwanjye kwamvaye, wimbwire ko Uwiteka niho guturuka ku Mana yaremye, ko Uwiteka anawize debene kone vodekra. Baba mutakatifu, ndakumva muri iri teraniro, nayaremye Elukana akamubwira ati mugore wanjye, bwo kubuka nkubaze, ntabwo nkurutira abahungu 10, nari nakuziza kutabyara, nari nagukomeretsa, hari ijambo ribi nari nakubwira, wakoze mu turyo ukarya, wambabariye ukarya, ukihangana ukarya. Avuga ati ntabwo uzi ibimberaho mu gikari. Umutima ati Penina yanzengereye, kandi ikibazo mfite si Elukana yagikoraho iki, ariko nzi ubifitiye ububasha. Ngo nicyo cyamurizaga akanga kurya, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Akambwira ati ntabwo njya nguha imigabane 2 kubera ko ngukunda, none se ntabwo njya nkuraza, nari naguteshaga, nari nakwima icyo wambara, nari naguhora kutabyara, koko niki gituma wanga kurya? Hilaliste enemo devo erega, niki Hana ngo agakata, ngo arahaguruka asubira ishira. Ku Uwiteka niho guturuka
gerageza ibintu byawe ubibwire ubifitiye ububasha bwo kubikemura. Ngo aragenda noneho arasenga pasite, agera ku rwego kuvuga byanga, bakajya avugisha ijwi ry'umutima, rya rindi Imana yumva ariko abantu badashobora gusobanukirwa, bakajya aririmba. Mana iganira n'umutima we, Imana yumva ibiri mu mitima. Imana ifite amatwi yumva imitima ibabaye, akajya agira gutya, kumbi Imana yaba ari kuganira. Ijambo ryatubwiye ngo umutambyi Eli yari yicaye ku ntebe ye, baramwitegereza, aravuga ati cyore ni ibiki bibaye. Abigisha ba teolojiya bavuga yuko muri kiriya gihe abantu bari badukanye umwuka wo kunywa ibisindisha. Eli ngo atekereza ko Hana ashobora kuba ari umwe muri ba bantu bari gusinda bo hanze, bageze ku rwego batangiye no kuza mu rusengero kuhasindira, ariko ntabwo yari yasinze. Karamureba aravuga ati cyore uyu mugore yasinze, uyu mugore uraha yasinze. Hana ati aravuga avugishije ijwi ry'umutima, aradidimanga agira gute. Eli ngo aramwegera aramubwira ati uzageza he isindwe ryawe? Nta kuntu wagenda ukajya kwihana vino. Ariko yaba twe dufite abakristo bameze nka Hana birebye aravuga ati nibyo koko umwifato mfite utumye Eli atekereza ko nshobora kuba nasinze. Ngo ahita amubwira ngo ashwi databuja uza ari ubu, yavuga ati reka nigendere n'ahandi barasenga, ko namutumva igikomere cyanjye n'ukuntu nababaye mugabo muri kunyita n'amazina, reka nigendere, reka arangije ngo aramwegera amubwira ati ashwi databuja umuja wawe ntabwo ndi umusinzi, nta nubwo nanyweye vino, sindi n'umukobwa w'ikigoryi. Oya, ibintu byose wabonye ndi gukora ndi umugore ufite umubabaro, ibintu byose nakoze nabikoreshejwe n'agahinda. Eli aramubwira ati uretse gakeya tuza. Bibiliya ivuga yuko Hana nubwo yasengaga avuga amagambo agera ku rwego atakivuga, ariko hari ijambo rimwe Bibiliya ivuga Hana yavuze mu masengesho. Hari ijambo bavuga yavuze, yaravuze ngo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ukampa umwana w'umuhungu ntunyibagirwe. Aleluya, aleluya. Nzamugutura n'uwawe iminsi yose. Iryo ryo Bibiliya irarivuga, irindi ryose ivuga ko ari agahinda yabaga agira ariko iryo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ukampa umwana w'umuhungu ntunyibagirwe, ukanyibuka nzamugutura. Eli aramubwira ati genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhereza ibyo wayisabye. Hana aravuga atoya ati mbonera imbabazi imbere yawe, nzigire imwifato wose ibyo narindi bo ntabwo ari njye nagahinda. Aramubwira ati genda. Muzi ukuntu ijambo ryatubwiye ngo aragenda arafungura, mu maso we ntihongera kuba umubabaro, mu maso we ntihongera kuba umubabaro. Uretse ngaruka inyuma gato, ryatubwiye ngo Yesu ubwe ubwo yababajwe akanageragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Haleluya, oh haleluya. Ongera umubwire ngo ihanagure, Imana yamaze kumva umubabaro wawe. Noneho ngiye kubabaza, gucuruza ugahomba birababaje cyangwa birashimishije? Niba bibabaje mujye mumbwira ko bibabaje. Kubesherwa birababaje cyangwa birashimishije?
guhinduka igitaramo mu bantu birababaje cyangwa birashimishije? Kubyara abana bakakunanira birababaje cyangwa birashimishije? Kubura umugabo birababaje cyangwa birashimishije? Kubura umugore birababaje cyangwa birashimishije? Kubengwa birababaje cyangwa birashimishije? Kubura icyo ugaburira abana birababaje cyangwa birashimishije? Birababaje cyangwa birashimishije? Ongera umubwire ngo ihanagura amarira, Imana yumvisha umubabaro wawe. Haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Ikintu cya mbere Imana igukoreye ni tariki 7 z'ukwa 7 ucyandike ku nkingi z'umutima wawe. Ikintu cya mbere Imana igukoreye nicyo nahereyeho. Imana yumvise umubabaro wawe. Yes, tariki 14 ubwo 7 hari ku cyumweru nari mpagaze ku gatuti nziko nyegahagaze mu mbabarire. Tariki 14 ba bantu bafite bya byuma muze gukuramo utwo tuntu. Sawa. Tariki 14 z'ukwezi kwa 7 2024 Imana iravuze ngo ihanagure kuko yumvise umubabaro wawe. Mwitondere ibintu Imana ifitiye urufunguzo, niyo yonyine bifungura umuntu akabyakira. Ibifitiye urufunguzo, ibifitiye ububasha n'ubushobozi, iravuze ngo ihanagure. Ubu tuvugana. Amen. Umuntu wumva avuganye n'Imana natere haleluya. Amen. 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 Imana iraduteturuye, yo mu ijuru iratwibutse, migambi ya Satani Imana yihinduye ubusa. Ijuru iratwibutse, migambi ya Satani, byina rwose urabyemerewe, ihinduye ubusa. Ayikoreye rwakorwe, oya ntawe wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze ngo humura ndakwibutse, oya nawe abayikoreye rwakorwe n'isoni. Ikintu cya mbere Imana igukoreye, umukobwa unyumvise, umusore, umugore, umugabo, umusaza, umukecuru, umwana muto uri muri iri teraniro, sinzi ibyakurizaga, sinzi n'igihe bimaze, ntibinandeba. Ikindeba ni ukuguha ubutumwa nakuzaniye. Hanagura amarira yawe, wongere wihanagure. Imana yumvise umubabaro wawe. Aleluya, aleluya, aleluya. Hana yararize, arongera ararira, ariko igitondo kimwe Imana yumva umubabaro we. Iyo waririye, iyo wabariye imbere, iyo wasonzeye imbere, iyo wakeneye imbere, iyo watikiwe imbere, ya yindi yabibonye iravuze ngo mwana wanjye hanagura amarira, numvise umubabaro wawe. Komera Imana amashyi menshi cyane mu izina ryayo. Yababariye imbere y'Uwiteka, aririra imbere y'Uwiteka, bamutukira imbere y'Uwiteka,
idashira agahinda. Haleluya. Imana idasaba inama, Imana idasaba amaboko, Imana itandika inzandiko yandikira abazungu bakomeye n'abirabura bakomeye ngo batange ubufasha, Imana badaha ruswa, Imana batabwira amabwire, Imana batakubeshyeraho, Imana Yesu niwe wenyine bataguteranyaho ngo bikunde. Yavuganye nawe ngo mwana wanjye hanagura amarira, hanagurira umuntu mwegeranye, mbabarira, hanagura umuntu mwegeranye, muhanagure, mubwire ngo hanagura, mubwire ngo Imana yumvise umubabaro wawe, mubwire ngo kunguku nguhanaguye. Niko Imana iguhanaguye uyu munsi muri uku kwezi kwa karindwi tariki 14, niko Imana iguhanagura. Hanagura uwo mukobwa mosquito ndoze edegaye, hanagura uwo musore, hanagura uwo mugore mwicaranye, hanagura leze bereko dikasaya bine manderegaye, hanagurira uwo musaza, hanagurira mutesi, muhanagure, hanagurira pasiteri, mama pasiteri, muhanagurire, mubwire ngo uku nguhanaguye, niko Imana iguhanaguye uyu munsi, mubwire ngo uku nguhanaguye, niko Imana iguhanaguye uyu munsi. Helewi pelekista, ndakumva papa muri iri teraniro, urakoze guhanagura uyu mukobwa, nyina ntiyamuhanaguye, ise ntiyamuhanaguye, ba nyirasenge ntacyo byabamariye, ntabwo babikoze, ntibabishoboye. Uhanaguye uyu mugore, urahanaguye, amafaranga ntiyamuhanaguye, amasambu ye ntiyamuhanaguye, imiryango ntiyamuhanaguye, amashuri ntiyamuhanaguye, amayero ntiyamuhanaguye, amadolari ntiyamuhanaguye, amapawundi ntiyamuhanaguye, amadiramu ntiyamuhanaguye, amashiringi ntiyamuhanaguye, amarivure siteringi ntiyamuhanaguye, amasefa ntiyamuhanaguye, amayuwani ntiyamuhanaguye, amafaca ntiyamuhanaguye, amanyarwanda ntiyamuhanaguye, ariko imbabazi zawe kuri uyu munsi ziramuhanaguye. Urakoze, icyubahiro ni icyawe. Komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. Ndagira ngo uhaguruke n'ijwi ryawe rirenga uvuge ngo Mana ndagushimiye ko umpanaguye amarira. Bivuge, ni wowe muhanuzi ukomeye ku buzima bwawe, ntabwo Imana yakugeza aharenze aho ureba. Ongera ubisubiremo, ni wowe uzi ibikuriza, ni wowe uzi ibyakurizaga, ni wowe uzi ibyo wabwiye Imana, ni wowe uzi ukuntu warize mu y'itatu, wararize mu y'ibiri, dore ushoje ay'irindwi, wararize muri 40, wararize mu ya 50, waririye mu Bubiligi, waririye mu Bwongereza. Amen. Aleluya. Amen. Reka mbabwire, umuntu Imana itageneye kuguha, nubwo wamusengera inyenyeri zikamanuka zikagwa imbere azireba, ntashobora kuguha. Ariko Imana yageneye ko azaguha, niyo utasenga, niyo wasinzira, arakubyutsa akakubwira ngo kanguka nguhe. Umuntu Imana yageneye kugukunda, uretse nkubwire, umuntu Imana yageneye kugukunda, nubwo bamwereka impamvu igihumbi zatuma kureka, azashakisha imwe yonyine, imwe yo gutuma agukunda, ababwira ati iyi yonyine irahagije ngo mugumeho. Ariko umuntu utararemewe kuba mu bantu Imana izakoresha ku buzima bwawe, nubwo wamwitwaraho nka Bikira Mariya w'umwirabura, nubwo wakwigengesera, nubwo wakora iki, azahiga akantu kamwe gusa mu byiza igihumbi wakoze, ahiga akantu kabi kamwe gusa wakoze, akagendera akubwira tuzi n'ibindi ndagusezeye ndagiye. Ujye umubwira uti ni ukuri nta byanjye wari ubitse ibyanjye ntabwo azandeka. Haleluya. Ufite ibyanjye ntazansiga, nubwo nakora amafuti yanjye ntabwo yagenda. Arabizi neza ko ndi umuntu, niyo nakosa yambabarira, yanampugura, yanambwira ati ni ibiki, yanasengera, yamba bugufi, yananyorosa. Yego, ubitse ibyanjye mbabarire, aho kwirirwa wiruka inyuma y'abantu, ujye uberera imbuto tuze, ahubwo ujye imbere y'Uwiteka. Imana niyizi. Umugabo ubitse ibyawe aherereye, umugore ubitse ibyawe aherereye, umusore ubibitse, umva, umukobwa ubibitse, umusaza ubisazanye, n'umukecuru ubikecuranye, n'umwana ubikuranye, Imana irabaza aho bari. Imana igiye gukora ikintu cyo kujya ahantu urahurirayo nabo, uzasengera aho muzahurira, uzahurira nabo ku kazi, abandi ni mu muhanda, abandi ni kuri telefone, abandi ni kuri YouTube. Imana igiye
Vista de bone vode kaya. Rekrashene magnify. Haleluya, haleluya. Muberere umuntu mwegeranye umubwire ngo ndakwakiriye mu cyimbo cy'umuntu ntazi. Imana igiye kumpuza nawe. Yego. Mubwire ngo ndakwakiriye, mufate mu kiganza ariko mubwire ngo ndakwakiriye mu cyimbo cy'umuntu ntazi. Imana igiye kumpuza nawe. Mubwire ngo ndakwakiriye mu cyimbo cy'umuntu ntazi. Yego. Imana igiye kumpuza nawe. Yego. Mubwire ngo ningukosereza uzambabarire. Mubwire ngo tuzasangira akabisi n'agahiye. Mubwire ngo ngiye kuba umuntu ukomeye kubera ko Imana inkomeje biciye muri wowe. Mubwire ngo ngiye kuzamuka kubera ko Imana inzamuye biciye muri wowe. Mubwire ngo mpinduriwe izina kubera ko Imana irihinduye binyuze muri wowe. Haleluya. Mubwire ngo nzagukunda, nzagucira bugufi, kandi nitugira icyo dupfa tuzababarirane. Mubwire ngo ndi umuntu nk'abantu mwe, niwe muhanuzi ukomeye ku buzima bwawe. Ntabwo Imana yakugeza aharenze aho ureba. Ibyo ubona nibyo Imana izakora, ibyo uvuga nibyo bizakubaho. Ntutegereze ko hari ibindi uzakora. Mubwire ngo amarira yanjye Imana irayahanaguye binyuze muri wowe. Mubwire ngo ndakwakiriye mu cyimbo cy'umushyitsi ntazi, mu cyimbo cy'umuntu tuzahura, mu cyimbo cy'umuntu tuzicarana, mu cyimbo cya telefoni izampamagara. Ndakwakiriye nk'igitangaza cyigendera. Mubwire ngo ndakwakiriye. Mubwire ngo nagutegereje igihe. Mubwire ngo naragusengeye. Mubwire ngo Imana yari yarakumbwiye none igihe kirageze ndakubonye. Mubwire ngo reka ni njyewe. Vuga ngo ntabwo uzansiga nk'uko abandi basize. Mubwire ngo ndagushimiye ko utazamfura nk'uko abandi bancuze. Mubwire ngo ndagushimiye ko utazankomeretsa nk'uko abandi bankomerekeje. Ndagushimiye ko utazamvuga nk'uko abandi bamvuze. Mubwire ngo ndagushimiye ko uzanyihanganira mu gihe abandi babinaniwe. Mubwire ngo tuzagendana. Tangira mugendana ariko gendana n'umuntu. Gendana. Mubwire ngo tuzagendana. Mubwire ngo kandi tuzagera ku bintu bikomeye. Mubwire ngo tuzagerayo no mu ijuru tuzageranayo. Mubwire ngo tuzagerayo. Mubwire ngo tuzagendana. Mubwire ngo ntuzasige. Mubwire ngo ntuzasige. Mubwire ngo ntuzantererane. Mubwire ngo ntuzamsige. Nanjye sinzagusiga. Costa de Vande Forega, Brosha Imanda Natoya, Rebosekere, Netere Kifaya Babo, Nebrositando de Erega Imanda, Rebrasevere, de Pala Sitebo, Monia de Vade Sans, Rebonefote, Enevade Sanseva, Grita Evevo, Itakositibamo, Manevo Eriano. Teka forçança. Uri hano mami. Umutambyi acyicaye ku ntebe ye. Ndashaka kubwira ikintu cya gatatu Imana igukoreye. Imana iguhaye kuririmba ibikuriza bigihari. Imana iguhaye guseka ibigusonga bigihari. Ntabwo Satani agiye gupfa. Oya, ntabwo Satani yihannye. Abarozi ntabwo bapfuye. Abanyeshyari ntaho bagiye. Ba bandi bari barabikoze ntaho bagiye. Imana iguhaye kuririmba abakuriza bagihari. Hana akimara gutwita amaze kubyara yaravuze ngo Uwiteka we ushyira ikuzimu kandi ugakurayo. Urakenesha ugakenura. Uwari ingumba abyaye karindwi. Yaririmbye Penina gihari. Yasize Penina gihari. Yabyaye Penina gihari. Imana iguhaye kuririmba ibikuriza bigihari. Penina gihari. Hakurira abantu batanu. Ubabwire ngo ibikoze Penina gihari. Abantu batanu. Uretse batanu. Babwire ngo Imana ibikoze Penina gihari. Mubwire ngo gihari. Mubwire ngo bigihari. Mukiri kujya ku kazi. Bagihari. Bakicaranye.
mugihe gihangayikishije bagihari bategereza yamusanze elawistande korema bila ya site kone koremanda elame fande kodisa ndakumva muri iri teraniro mana ndakumva muri iri teraniro ndakumva muri iri teraniro umva nkubwire bagituye muri karitsiye bagihari mu muryango bakiri aho washakiye bakiri aho utuye bakiri aho usengera bakiri muri ka kazi bakiri mu gihugu ntago bazapfa ijambo rimbwira ngo iki ngo nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza imana igihe kirageze imana yawe bazayisenga bazayiririmba bazayikurikira bazakubaza aho ugiye uzabajyana mu rusengero uzabaha ubuhamya bazakizwa ku bwawe imirimo imana igiye gukora oh haleluya bose babireba uzashima imana uzayihimbaza bose babireba mu cyubahiro cyayo ugiye babireba icyifuzo cy'abantu icyifuzo icyifuzo cy'abantu ubusa imigambi y'abahanuzi yo imana bari bazi kugiye gukorwa n'isuri babajyana ku ijuru ritabaye bose babireba uzashima imana bose babireba uzayihimba bose babireba mu cyubahiro cyayo ugiye bamwe baramwanze baramaze maze bakinama maze nk'imana bahuye intare zirati kandi izo ntare zose zirashonje bavamo babireba gutabarwa amarebe bose babireba uzashima imana bose babireba uzayihimba bose babireba icyubahiro cyayo ugiye impuhwe n'urukundo amazi ntabwo yabiretse niyo mpamvu tudashidikanya twese bose babireba uzashima imana bose babireba uzayihimba bose babireba icyubahiro cyayo ugiye bose babireba uzashima imana bose babireba uzayihimba bose babireba icyubahiro cyayo ugiye
ndakumva cyane papa. Haleluya, 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 haleluya. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mana ndagushimiye ko uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2024 umaze umubabaro. Vuga ngo Mana ndagushimiye ko uyu munsi ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2024 umpuje n'umuntu wabitsemo ibintu byanjye. Ongera uvuge ngo Mana ndagushimiye ko uyu munsi ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2024 umpaye kuririmbira imbere y'ibyandizaga. Komera Imana amashyi menshi. Ndakumva cyane data. Amina. Bravo. Ene. Tai. Taimo. Nyumva muja wanje. Yego. Dala boneta. Ndima. Papa. Nikubwiye ngumva. Rebo sense dota. Fuku yakagezi. Katazigera gakamwe n'abana b'abantu. Urakoze. Rebo sense. Yego. Ninivosikia. Kandi belevo sense. Ugihagaze imbere y'abana banje. Nkwambitse undi mwenda utandukanye n'uwo wari wambaye. Urakoze data cyane. Benevosanse kuko wari wambaye revosanse minivosanse bawurashe imyambi redemanesanse. Ariko nkubwire ngo ndi Imana ikubwiye ngo akira undi mwenda wo kwambara. Teka avuganye nawe kandi nkubwire ngo akira umutaka nguhaye rebonesanse. Umugisha umushumba mu izina rya Yesu, amen. Twebwe mu rusengero rw'iwacu umuhanuzi iyo Imana imunyujije byakaguhanurira umuhituro, nkorera mu isakoshi mpa agatelefone gatoya ntanga ituro ry'umuhanuzi. Hari umugabo nigeze kubona ari kubyina afite imbago acitsa akaguru. Sinzi ko mbivuze, niba ntabivuze mu buryo bwo kumukomeretsa ambabarire, ariko ntabwo afite akaguru. Amen. Nari nzi ko wancitse, ariko hari ikintu Imana yanyongoreye ndagukorera ntagomba kuvugira ku karubanda, mu buryo bwo gushima Imana ko nakubonye ubyina. Nibuka ko uyu munsi nakabaye ntakibyina kuko nanjye nakoze impanuka, amaguru yanjye yose yaragiye. Nkubonye ubyina ndongera ndabyibuka. Mu buryo bwo gushimira Imana rero mbabarire ntugende tutabonanye. Amen. Twakomera Imana amashyi ariko menshi cyane. Twakomera Imana amashyi menshi cyane. Nyemerera ubwire mugenzi ngo ibitangaza byatangiye. Yego.
umuntu wumva Imana imuhojeje amarira? Hari umuntu wumva Imana imuhaye kuririmbira imbere y'ibyamurizaga? Haleluya! Hari umuntu wizeye ko Imana imuhuje n'umuntu ubitse ibintu bye? Umva kandi kantu ushaka kumenera ibanga. Umuntu muzahura azaba abitse ibyawe kandi nawe uzaba ubitse ibye. Hanyuma ibintu byose navuza ni ibintu by'abantu bazi Yesu, bamaze kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Niba utarakira Yesu ntago mwaganiriye, kuko aganira n'uwo baziranye. Hari umuntu waba uri muri iri teraniro akaba atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo musengere? Sige muhesheje umugisha wo kwakira agakiza. Haguruka ku maguru yawe ugize vuba. Umuntu uri muri iri teraniro akaba atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, abaye hariya haguruka kugira ngo muheshe umugisha. Zamura ikiganza cyawe aho uri. Niba utarakira agakiza, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Umuntu wese wazamuye ikiganza aho muherereye, haguruka ku maguru yawe. Ntago bikojeje isoni. Haguruka, haguruka. Ndagira ngo ubwo abadiyakoni bakwitegereze. Ukuntu aba bantu murabona ukuntu ari na benshi. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Uhisemo neza, uhisemo umugabane utarangira, uhisemo ubuzima bw'iteka, uhisemo imbabazi z'iteka, uhisemo agakiza, uhisemo uburuhukiro. Zamura ibiganza, subiramo aya magambo. Uzamuye ikiganza cyawe cy'iburyo cyangwa byombi nk'ikimenyetso cyo gutsindirwa imbere y'Imana. Vuga ngo Mwami Yesu, nkimara kumva ijambo ryawe, nciye bugufi mu mutima wanjye. Byaha nakoze byose ndabyanze, ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Izina ryanjye, hita wivuga uko witwa. Vuga ngo izina ryanjye. Wivuze? Yego. Urikure mu gitabo cy'urupfu uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Vuga ngo uhereye none ndababariwe kandi mbaye umwana mu rugo, nanjye nzajya mu ijuru. Mu batunga ibiganza tubasengera. Yesu icyamuzanye ni ugushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ubutumwa bwiza, nababwiye ko ndi kugenzwa n'ibintu bibiri: no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndetse kandi no kubabwira ibintu bitatu Imana ibakoreye. Byose simbirangije. Data, mu izina rya Yesu, urakoze. Turagushimiye ku bw'aba bantu bemeye kuva mu byaha bakaba abana b'Imana. Barakwakiriye, ubabere icyo watubereye, ubaruhure nk'uko waturuhuye, bahaye imbabazi nk'izo waduhaye, babaye abana nk'uko turi abana, kandi bose tubanye mu rugo rwa Data. Uhereye aka kanya ingaruka z'ibyaha zibakurweho, ahubwo imbabazi zawe zisibanganye byose. Nirukanye umwuka ubasubiza mu byaha, nirukanye umwuka ubasubiza mu byaha, umwuka ubasubiza mu byaha. Mu izina rya Yesu ndabashyiraho akazitiro k'umuriro w'Imana n'imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ababegereye ni mubahobere, mubahobere, mubahobere. Ababegereye ni mubahobere, mubabwire ngo karibu. Karibu. Ongera babwire ngo karibu, ongera babwire ngo karibu. Murakoze no kuri Imana ibaho. Ntureba wasanga badaheruka no kumuhobera. Nuko Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Tugiye gushimira Imana. Muhaguruke. Yakoze imirimo n'ibitangaza uyu munsi. Aleluya. Niba wumva koko hari icyo Imana yakoze, haguruka tuyishimire mu izina rya Yesu Kristo. Nta kintu ndenzaho, ariko ndavuga ibintu bitatu numvise arimo abwiriza, ngiye gutangariza iteraniro.
Icyambere numvise ijwi ry'Imana ari insanga rirambwira ngo mbabwire ngo Imana ihinduye ubuzima. Abantu baribwaga imigongo, Imana ibakijije kuribwa mu mugongo. Icya gatatu nsogerezaho kugira ngo tugendere mu ijambo rivuga ngo genda amahoro, kuko ariho dusogereje, kiravuga ngo Imana ivuganye natwe mu kanya ikoresheje umuja wayo. Mwavuze ngo amen. Imbwiye ijambo rikomeye ari ryo rya gatatu kandi muzabonesha amaso yanyu kubw'uyu munsi. Irambwiye ngo kubw'ijambo ryayo mwategeye amatwi igiye guhindurira abantu ibyiciro bari barimo. Kandi nakomeje kubaza kwirijwi rivanga igiye guhindura iciciro rigiye ubu ufite iciciro cyiza ukaja mu ciciro kibi. Numva ijwi rimbwira ntabwo ngiye kubababaza, ahubwo mbahaye iciciro kibashimisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikindi ni cya pasiteri imbwiye mu kanya ngaruka hano ku gatuti, watunze imodoka nibyo, ariko Imana iguhaye imodoka. Imana iguhaye imodoka nziza cyane. Iyo modoka igiye kuza itunguranye, ntabwo uzishaka amafaranga uyigure, ni imodoka izagutungura nka kado. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Ikindi, Imana yakurinze kurwara imitsi y'amaguru, kwambara inkweto zifunze bikaba ikibazo. Rero ikindi gikomeye ni ukuri ko Imana itegereza aba bantu b'Imana babwirije nushaka ko barebe n'abanyacara. Ariko Imana irambwiye ngo niba ari ikintu Imana igukoreye hano, ifunguye connection y'amafaranga kuri weho ku buzima bwawe. Connection n'ubundi urayafite, ndabizi. Ndi mu bantu bageze iwawe n'umushoferi untwaye, ndamubwira ngo nidusubireyo turayobye, kuko nari nzi ko atari iwawe. Mwavuze ngo amen. Ariko twagiye iwe dusanga abarinzi bambaye iby'imikara b'abajepe. Mbwira Manuel w'umudiva wantwaraga hano ku Maya, ndambwira nti Manuel kata ntago ari aho twari tugiye ara. Niba gufata barayigukorera wenyine, Manuel azabibabwira. Mbajije Pastor Mutesi none ko twagezeho wambwiye nkaba nsanze abantu bambaye iby'imikara uko watuyobeje, ngo yango kanze mba ngo ni aho ngaho. Twinjiyeyo Manuel twari imbuto tutari twabona. Manuel ambwiye ngo inyama twari sinzi ukuntu zari zitetse. Rero muzi ko ngewe iyo nabonye ibintu byose mbivuga. Ariko Imana iguhaye imodoka nziza cyane. Ndanezere. Muhaguruke. Muhaguruke mwese. Mwicare. Iri jambo riravuze ngo ibyicaro wari ufite Imana yabihinduye, wicaye mu bindi byicaro.